Inshuti mukunda kandi mugakurikira ibiganiro bya Giko Gatatu TV na Mizipa Oreri TV aho muri hose ku isi, ndabasuhuje mugira amahoro. Nk'uko bisanzwe muri isaha y'agaciro, tugarutse muri studio za Mizipa Oreri TV na Giko Gatatu TV. Turacyaganira insanganyamatsiko zikomeye zisaba gutekereza kugira ngo tugire imitekerereze yagutse, kugira ngo tubashe kubaho mu buzima tuzi cyangwa se dusobanukiye tutariho mu rujijo. Ntatinze rero, ibushize twaganiriye insanganyamatsiko yavugaga ngo igikomere cyanjye, aho twarebeye hamwe ibikomere abana baterwa n'ababyeyi babo, ariko ababyeyi nabo bakaba babitera abana babo batanabizi, ahubwo bazi ko barimo kubashyira mu murongo mwiza. Rero bica mu nzira zitandukanye, cyangwa se abantu bashobora gukomerekera ahantu hatandukanye, bagakomeretswa n'ibintu bigiye bitandukanye, ariko icyo bashobora kuba bahuriraho ni uko ubuzima bwabo buba bwakomeretse. Rero uyu munsi ndashaka kugaruka noneho ku muti wavura icyo gikomere cyaba cyabayeho mu buryo butari bwitezwe, cyane ko twabonye ko zimwe mu mpamvu zishobora gutuma habaho ibyo bikomere ari uko ababyeyi bapfa kubyara cyangwa se kubyara batateguye abana, bityo kubera ko abana baba ari bagari, ari banini mu mitekerereze, n'inshingano bazakora muri ubu buzima zikaba zagutse, noneho ababyeyi bakaba badashobora gusobanukirwa neza abana babyaye aba ari bo, noneho bikazatuma muri bwa buryo babareramo ariho hazamo ibikomere. Twavuze rero ibintu bitandukanye, niba ari bwo ugifungura uzajya gushaka ikiganiro cyangwa se insanganyamatsiko ivuga ngo igikomere cyanjye, igikomere cyanjye, uzayibona uzumvamo ko twabivuze. Muri isaha y'agaciro rero noneho tugiye kurebera hamwe umuti wafasha ababyeyi kandi umuti ugafasha n'abana muri rusange. Ababyeyi iyo bamaze kubyara twabonye yuko barwana intambara yo kugira ngo abana bakure neza, bagashaka ibibatunga, ubwo ni ibiryo, ni ibyambarwa, ni ibinyobwa, ni amashuri meza, ni ukubaka aho baba, kubagurira amamodoka, kubatembereza, kubaha n'ibindi byinshi abana bashobora kuba bakifuza muri ubu buzima, cyane ko hari igihe ababyeyi bo baba barimo kurwana intambara yo kugira ngo abana babo batazabaho nk'uko bo babayeho. Bavukiye mu miryango wenda itari ifite ibyo turimo kubona nonaha, hatari amazu ameze nk'ayo turimo kubona nonaha, hatari imihanda imeze nk'iyo turimo kubona nonaha. Ibyo mvuga muri kubyumva kandi ugerageje no guhuza ubuzima bwo mu cyaro n'ubuzima bwo mu mujyi. Abana bavukira hano mu mujyi n'abana bavukira mu cyaro, ubundi ubuzima bwabo buba butandukanye, amashuri biga aratandukanye, uburyo bw'imirire biratandukanye, imyambarire biratandukanye, birumvikana ko n'uburyo bwo kurerwa ubwabwo buratandukanye. Ariko uko byagenda kose, kubera yuko abana nyine batangana n'abababyaye, abababyaye bafite ibintu bikomeye banyuzemo, ndetse baba banatinya ko byakongera kubabaho cyangwa se bikaba no ku bana babo. Ariyo mpamvu bagerageza gukomakoma kugira ngo abo bana bajye mu murongo wo kurwanya ibyo baciyemo, ariko abana ntabwo babyumva kuko ntabwo babibayemo, ibyo ntabwo babizi. Kera habayeho cyangwa se ibyo mwanyuzemo, abana banyu babimenya kubera yuko ari mwebwe mubibabwiye. Ntabwo ari ikosa kubibabwira, ariko uburyo mubibabwiramo n'igihe mubibabwiriye bishobora kurema ikibazo cyangwa se igikomere mu mitima yabo. Rimwe na rimwe ntimuzanamenye ko mwabakomerekeje, bikazanagorana kuvura abo bana, noneho hakazamo ikindi cyo kubanga abana b'ubu ntibashoboka. Tuba twakoze ibishoboka, hari naho ushobora kuvuga ibintu ukanamucyurira ngo ndara ngenda ingendo za kure, ibi n'ibi, nshaka ko wagira aho ugera, ariko ntabwo ubibona, nagutekerezaga n'ibi ariko ndabona urimo urantenguha. Ntabwo uwo mwana wigeze ubimubwira n'igihe ibyo urimo gutekereza, waba urimo gushaka kumuraga wowe ibyakunaniye. Hari igihe waba ushaka kumuraga ibyakunaniye, ibyo wifuzaga utabashije kugeraho, uwo mutwaro uremereye ugashaka kuwumukorera, noneho nawe akabona ntabwo abyiteguye, ugasanga ntabwo abyiteguye, noneho bikabyara amakimbirane hagati yanyu.
rero nagira ngo nkubwire ngo ah, kugabura neza, kwambika neza, kwigisha mu mashuri akomeye, kugura ibinabire, gutanga ibyifuzwa byose bijyanye n'iki gihe tunagezemo, umubyeyi nagira ngo nkubwire ngo ntabwo bihagije. Igihe cyose ibyo ngibyo urimo kubikora ubikorera umwana wawe ni byiza pe, ni byiza, ni byiza cyane, ariko niba utarimo kumubonera umwanya ngo umuganirize, muganire, akubwire uko yiyumva, akubwire ibyo atekereza, akubwire inzozi ze, akubwire intego ze, akubwire uwo yifuza kuba we, ngo byibura umurere umujyana muri icyo cyerekezo arimo kumva, umubwire inzira uko zigendwa, n'ibinaba ngombwa umufashe gushaka amakuru. Hari igihe ushobora gusanga arimo kukubwira ibintu nawe ubwawe utumva, udasobanukiwe, ariko ukamukingurira amarembo agashaka uko yaba uwo arimo kwiyumva, kuko impano ziturimo ubwazo ntabwo zishobora gutandukana natwe, ntizanatugambanira, ntabwo zishobora kuba zatubabaza kuko nibo batwebwe. Hari igihe rero dufata abana tugashaka kubashyira mu murongo twebwe w'ibyatunaniye, bananirwa kuwujyamo tukavuga ngo abana b'ubu ntabwo bashoboka. Abana barashoboka, nta n'ukuntu batashoboka kandi ari twebwe twababyaye, ahubwo ushobora gusanga ari twebwe tubananiza, ari twebwe tubananiza dushaka kubakorera imitwaro twebwe ubwacu yatunaniye. Rero ibi byose muvandimwe, ibi byose mubyeyi dushobora kuba twakorera abana ni byiza, ariko ntabwo bihagije. Nshobora gutanga inama aha ngaha, dushobora gufata umwanya tukaganiriza abana, tukabumva, wenda tukabasangiza amateka y'ubuzima bwacu bwahise, ibyo twaciyemo, kugira ngo bamenye ubuzima bwo ku isi ukuntu bwubatse, ukuntu bigenda bihindagurika, kugira ngo bibafashe kwakira inshingano, babashe guhagarara nk'abagabo, babashe guhagarara nk'abagore, babashe guhagarara nk'ababyeyi bazima, babyara abana bafite intego y'ubuzima, noneho no kubarera babarere batabakomeretsa nk'uko twebwe wenda byaba byaratubayeho, kubera yuko akenshi turwana nabyo, tugerageza guhuza igihe cyashize n'igihe cya none, noneho tugashaka gufata abo mu gihe cya none tukabajyana mu gihe cya kera, kandi bo ntibashobora kujyayo, ntabwo byakunda. Wenda twebwe bishobora kuba byatworohera kuza mu gihe cyabo, kuza kwisanisha nabo tukaba mu gihe cyabo, biroroshye kuko byinshi turimo turagenda tubyinjiranamo. Icyo tubarusha ni uko turi ababyeyi twababyaye, ikindi dufite nyine imyaka twabayemo badahari, niyo dushobora kuba twabasangiza kugira ngo basobanukirwe neza iby'ubu buzima, ariko nanone ugasanga ntabwo dusobanukirwa uburyo dushobora kuba twatangamo ayo masomo cyangwa se izo mpanuro niba aho zikenewe, noneho bikarangira abana duhanganye nabo kubera yuko twananiwe kubaganiriza mu buryo bukwiye, kuko ni bagari, baraturuta, si ukuruta mu myaka cyangwa se mu nshingano, ahubwo bo aho bareba n'aho tureba ibihe biratandukanye, cyane ko imyaka twavukiyemo byo kugira ngo tuzababyare bazabashe gukora ibyo mu gihe kizaza, kuko urubyiruko uyu munsi ni nk'imbuto itarabibwa, kuko urubyiruko nicyo gihugu kizaza, nibo bayobozi beza, nibo si izaza, nk'uko natwe abakurambere b'intwari badusize kugira ngo tubashe kwiyubakira ibihugu byacu uyu munsi. Hari ibyo bakoze, igihugu baragihanze, baracyagura, uyu munsi natwe turahari kugira ngo tubashe kukiyobora, tukibyaze umusaruro, kandi imiryango muri rusange ibakomokaho cyangwa se yabakomotseho, ko ni imizi yacu, ni ibisekuru byacu, twe turi amashami agenda abashibukaho, baduhaye ubuzima, natwe ubuzima tuzabutanga ku bandi, abuzukuruza bacu, kuko twamaze gusobanukirwa yuko ba sekuruza bacu bari muri twebwe, kandi abuzukuruza bacu abazaza nabo bari muri twebwe. Uyu munsi rero ibyo tutabasha gusobanura biragoye kugira ngo abacu bazabashe kubisobanukirwa. Niyo mpamvu muri Tekereza Umenye cyangwa se mu biganiro bica kuri Mizipa Oreri TV na Giko Gatatu TV, akenshi muzasanga byibanda ku muryango, ku buzima bw'umuryango, umuryango uhuje, umuryango utuje, bivuze ngo umuryango ufite amahoro kandi umuryango wishimye. Aha ngaha njya kubitangira nibazaga ngo ni gute nakubaka umuryango uhuje, utuje kandi wishimye, kubera ko kandi namwe icyo kibazo nta n'umuntu utakibaza, kuko kugira umuryango utuje, umuryango uhuje, umuryango ufitanye ubumwe,
nta kintu gishobora kuba cyaryoha kuruta icyo ngicyo. Rero naravuze nti ibi bintu bimwe n'ibyo nagiye nunguka ntabwo nabigumana njyenyine kandi hari abantu benshi babikeneye. Niyo mpamvu ngusaba kugira ngo nawe urwane intambara yo kugira ngo aho uri habe ubumwe, habe amahoro, habe ibyishimo, ubigizemo uruhare. Niyo mpamvu natangije ikiganiro kivuga ngo uruhare rwanjye mu muryango utuje, uhuje kandi wishimye. None uruhare rwawe ni uruhe mubyeyi? Aha rero kugira ngo tubone umuti uvura bene ibi bikomere, umuti uvura bene ibi bikomere ni uko tuganira, abana tukabatega amatwi, bakatubwira uko bameze, bakatubwira intego zabo, bakatubwira inzozi zabo, noneho tukabafasha kugenda muri icyo cyerekezo. Wenda hari ibyo bazatubwira tugasanga turabizi, twabinyuzemo cyangwa se turanabitekereza, tukabafasha noneho kugenda muri iyo nzira kugira ngo bazabashe kubigeraho neza, kuko ibyo twatekereza byose hari ababibanjemo. Ushaka kuzaba umuyobozi hari umuyobozi uyu munsi, ushaka kuzaba umucuruzi hari umucuruzi uyu munsi, ushaka kuzaba umuganga hari umuganga uyu munsi. Bivuze ngo abana baradukeneye mu buryo bwagutse kugira ngo tubahe icyerekezo cy'ibyo bashobora kuba babamo, ariko niba tutagira umwanya wo kubumva, ahubwo tukavuga ngo barananiranye abana b'ubu ntabwo bashoboka, turimo turabakomeretsa, bigatuma noneho n'ibyo twakababwiye bikabagirira umumaro cyangwa se bikazabafasha kwiyubaka no kubaka igihugu no kubaka umuryango muri rusange, noneho bagenda babitakaza. Niyo mpamvu usanga abana bamwe bagiye mu biyobyabwenge, ugasanga bari kunywa amatabi, bari kujya mu ngeso za zindi zitari z'umuryango nyarwanda, ugasanga bari gufata imico yo mu bindi bihugu, noneho bigasenya sosiyete zacu. Niyo mpamvu n'abajya kubaka ingo zibananira kubera yuko imibiri yabo yarariye irahaga, ariko amarangamutima yabo rwose arashonje. Umuntu arasabwa gukunda atarigeze akundwa, ntazi uko yakunda. Akenera kugira neza, iyo neza ntayo yagiriwe arayikura hehe? Umuntu arasabwa gutega amatwi, wese ko ntawe yamuteze arabikura hehe? Ugasanga umuntu mu by'ukuri aragaragara neza, ariko mwaganira wakumva ibitekerezo afite ukumva rwose birahabanye. Rero umuti wo kuvura bene ibi bikomere, ababyeyi bakomerekeje abana rimwe na rimwe batanabishaka, ahubwo bazi ko ari uburyo bwiza bwo kubarera, uwo muti ni ukubicaza, ni ukwicara hamwe, ni ukubashakira umwanya bakaganira, bakagirana ubusabane. Noneho ubwo busabane niho umubyeyi abwirira umwana icyo yamwifuzagamo, icyo yamubyariye, noneho umwana nawe akamubwira uko yiyumva n'aho areba n'impano zimwe uko abyumva, noneho umubyeyi agafasha umwana kugenda muri urwo rugendo kugira ngo inshingano z'umuryango, intego z'umuryango, umwana azabashe kuzisigarana, noneho wa muryango uzaba umuryango urimo ubumwe, urimo amahoro kandi urimo ibyishimo. Hahandi ushobora ngo ni hehe wakura umuryango mwiza uhuje utuje kandi wishimye, bakavuga ngo ni kwa kanaka ariho umuryango wawe. Rero twari turimo kuvuga ngo roho yanjye irashonje ariko umubiri wanjye urahaze, kubera yuko ibi bishaka kuvuga ko ababyeyi bitaye ku byubaka umubiri w'abana, ariko ntibitaye ku marangamutima yabo, ntibitaye ku bwonko bwabo, ntibitaye ku muntu wabo w'imbere, bituma inyuma bagaragara ko ari bazima ariko imbere barwaye. Ariyo mpamvu tubona ingomo cyangwa se ibintu by'urugomo mu buryo bugiye butandukanye, amakimbirane mu miryango, ibikorwa by'urugomo mu buryo bugiye butandukanye. Ni uko abantu bagaburiye imibiri yabo, ababyeyi baba bagaburiye imibiri yabo, ariko imitima yabo isigara ishonje. Niyo mpamvu bavuga ko kugorora igiti kikiri gito ari byo byiza kuruta kugorora icyamaze gukura. Aribyo bivuze ngo kwigisha umwana nibyo byoroshye kuruta uko wagorora umugabo wamaze kugorama cyangwa se wamaze kwangirika. Rero mbivuze mu ncamake, ariko mwebwe muzakomeza kubitekereza, muzakomeza kubyagura ku buryo tuzagera ku gisubizo dukeneye cy'uko byibura abana badukomokaho bazagira imiryango irimo ubumwe, amahoro n'ibyishimo, kandi bazi no kurera abana babo batabakomeretsa, basanisha ibihe byabo n'ibihe bya kera, noneho bakabasha kugenda. Rero
Imana ibahe umugisha, Imana ibashoboze, ibagure ubwenge, ibungure ubwenge, yagure imitekerereze yanyu, ibahe imitima mizima kugira ngo tubashe kugira umuryango uhuje, utuje kandi wishimye. Imana ibahe umugisha.